Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Kugira ngo tuganire ku magambo avuga ngo mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 26. Turahera ku murongo wa 36 tugeze kwa 46. Turasoma twihuse. Ni amagambo avuga uko Yesu yasenganye umubabaro ari i Getsemani. Maze Yesu agerana n'abahitwa i Getsemani, abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi. Atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Mugume hano mubane maso nanjye. Yigina imbere ho hato arunama arasenga ati data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa bari asanga basinziriye. Abaza Petero ati harya nimubashije kubana maso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Mutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data, niba bidashoboka ko iki kindenga ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka bari byo biba. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Arongera basigaho aragenda. Asenga ubwa gatatu avuga amagambo amwe n'ayambere. Maze agaruka aho abigishwa bari arababwira ati musinzire noneho muruhuke. Dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenzi ari hafi. Imana idufashe. Turimo turavugana ku magambo yitwa ngo cyangwa avuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Aya magambo ni Yesu wayabwiye abigishwa be ku murongo wa 41. Ahangaha tumaze gusoma yarababwiye ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Yesu yaragiye agera i Getsemani. Aho i Getsemani Yesu yagiye gusengera. N'ubundi yarasanzwe ajya gusengerayo. Hanyuma uyu munsi amenya ko igihe cye kigeze. Igihe cye cyo kurangiza cyangwa cyo kuzuza misiyo yari yaramuzanye amenya ko kigeze. Hanyuma afata batatu mu bigishwa be abigiza hafi ye. Arababwira ngo nimuze mbabwire, nimuze mbabwire agahinda mfite, nimuze mbabwire umubabaro uri mu mutima wanjye. Arabaganiriza. Akenshi bijya bitubaho iyo umuntu afite umubabaro, iyo umuntu afite agahinda, ajya yumva ashaka uwamwumva, ajya yumva ashaka uwamutega amatwi. Yesu nawe byamubayeho. Niyo mpamvu iyo uzi intimba, iyo ugize umubabaro ukamwegera, Yesu arakumva cyane, azi umubabaro icyo ari cyo, azi intimba icyo ari cyo kuko yabinyuzemo. Nuko rero afata Petero na bariya bigishwa bandi babiri. Hanyuma arababwira ngo umva, umutima wanjye ufite agahinda kenda kunyica. None hari icyo mbasabye nk'inshuti zanjye. Ndabasaba ibintu bibiri: mugumane nanjye, icya kabiri mubane maso nanjye.
icyambabaje ni uko batabishoboye, ntibabishoboye kubera ko umurongo wa 40 utubwira ko basinziriye. Imana idufashe. Ariko Yesu yarabinginze arababwira ngo nyamuneka nimubane maso nanjye, ariko birabananira. Agera aho arababwira ngo ariko koko mu by'ukuri yaragiye abitarura intambwe nke ngo ajya gusengera hirya. Amaze gusenga, iyo yari inshuro ya mbere agiye gusenga, abagarukaho uko yakababwiye ngo mugumane nanjye kandi mubane maso nanjye. agarutse asanga basinziriye, aravuga ngo ariko koko mwa nshuti zanjye mwe, birabananiye kubana nanjye maso nibura isaha imwe. Imana idufashe. Nshuti yanjye, birakunaniye kubana na Yesu maso nibura isaha imwe. Birakunaniye gufata akanya gato ngo wihererane na Yesu nibura isaha imwe. Mbese uzi ko umunsi ugira amasaha 24, ariko birakunaniye kubana maso na Yesu nibura isaha imwe. Yesu adufashe. Gusenga ni kwiza, gusenga kugira umumaro. Arababwira ngo birabananiye kubana nanjye maso nibura isaha imwe. Mwamfashije mukabana nanjye maso ko umutima ari wo wonyine ubikunze, ariko umubiri wanjye ukaba ufite intege nke. Nyamuneka mwabaye maso mugasenga kugira ngo mutajya mu mwoshya. Hanyuma Yesu aragenda arasenga. Yarafite isengesho rimwe yari arimo asenga, aravuga ngo data niba bishoboka undenze iki gikombe. Harangije yongeraho ngo ariko bye kuba uko nshaka bibe uko wowe ushaka. Icyo gikombe cyari kimeze gite? Yesu yarasenze maze agira viziyo, abona igikombe yaragiye kunyweraho. Cyari igikombe giteye ubwoba. Yarakibonye hari, abonamo imibabaro yaragiye kugira, abonamo gutukwa, abonamo gukubitwa, abonamo gusuzugurwa, abonamo kwambikwa ikamba ry'amahwa, gucirwa mu maso, kwambikwa ubusa ku karubanda. Abibona muri icyo gikombe. Abona kwambikwa ikamba ry'amahwa, abona kubambwa ku musaraba, abibona muri icyo gikombe. Abonamo gupfa, maze umutima urahagarara, umutima ugira ubwoba. Yesu ahagarika umutima, asubira gusenga inshuro ya kabiri. Aravuga ngo data niba bidashoboka ko iki gikombe kindenga, basi ibyo ushaka aba ari byo biba. Aragaruka aza kureba abigishwa be, agasanga nanone baracyasinziriye. Ça fait mal kubona ubwira umuntu ngo agufashe, kubona ubwira umuntu ngo abane maso nawe mu kibazo ufite, mu gahinda ufite, ariko ukabona ameze nk'utabyitayeho. Umubabaro wawe ukabona ntiyawakiriye, n'ubundi ntibyakunda. Abantu nibo bajya bavuga, baciye umugani baravuga ngo hariho umusonga wundi ngo utakubuza gusinzira. Ariko buriya dukwiye kubabarana n'inshuti zacu, dukwiye kubabarana n'abababaye. Imana idufashe cyane. Nuko abigishwa bananirwa kubana na Yesu nibura isaha imwe bari maso. Ndakwinginga nshuti yanjye, ufata akanya wiherere, ufata akanya ko gusenga, wihererane na Yesu nibura isaha imwe. Yesu yaduhaye amasaha 24 y'umunsi, kandi Imana niyo nyiribihe, ni Imana y'ibihe, niyo Mana y'ibihe n'amasaha. C'est le Dieu des temps et des circonstances. Niyo ibitegeka, niyo yabiremye, niyo yabiduhaye. Tugakora byacu byose bigatungana muri ya masaha, ariko ntidushobore kwihererana na Yesu nibura isaha imwe. Imana idufashe. Yesu arongera asubira gusenga inshuro ya gatatu. Bibiliya yatubwiye ngo asubira muri ya magambo yasenze nanone, ayasubiramo inshuro ya gatatu. Yesu adufashe. Luka yaranditse mu bice 22 umurongo wa 44, avuga ko Yesu yasenze cyane kubera umubabaro n'agahinda, ageraho ibyuya bye ngo bihinduka nk'amaraso, bikajya bitonyanga, ngo bigatonyanga, ngo bimeze ngo nk'amaraso, bikajya bigwa hasi. Arabyihanganira kubera wowe nanjye, kugira ngo aducungure. Arihangana, aravuga ngo niba bidashoboka data ko iki gikombe cyandenga, ushake bwawe bukoreke. Aremera kugira ngo agucungure wowe nanjye, ariko arakwifuza ngo ubane maso nawe nibura isaha imwe. Ube maso usenge kugira ngo utajya mu mwoshya. Gusenga bifite umumaro, gusenga bifite imbaraga. Narasomye muri Luka ibice 22 naho havuga izi nkuru. Yesu asengera i Getsemani n'umubabaro mwinshi,
bya bice 22 byari ku murongo wa 43, kwa gusenga kwa Yesu ntikwapfuye ubusa. Bibiliya yarambwiye ngo marayika uvuye mu ijuru ngo yaramubonekeye maze amwongera imbaraga. Mwumvise inshuti zanjye ko gusenga umuntu yongererwa imbaraga. Ubasha gusengera ikikuvunye, ikikugoye, nubwo kitakurwaho, ariko Imana ikakongerera imbaraga zo kukihanganira. Imana nishimwe, Imana nidufashe kugira ngo dusenge, tube maso, dusenge kugira ngo tutajya mu moja. Imana nidufashe kugira ngo dusenge, tubane na Yesu nibura isaha imwe, tubane nawe maso. Haleluya. Yakobo nawe arandika mu bice 5 umurongo ngira ngo ni wa 16, yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ndakwingingira gusenga, ndakwingingira gukunda gusenga. Gusenga dukizwa akaga, gusenga tuganira n'Imana, tukihererana na Data, tukamubwira ibyo dukennye byose. Haleluya. Imana nigushyigikire, Imana niguha umugisha. Paulo yandikiye Abafilipi mu bice 4 umurongo wa 6 haravuga ngo mu byagutera ubwoba, mu byaguhangayikisha, ntiwiganyire, ntiwihebe, ahubwo bibwira Imana, ubisabiye, ubyingingiye, ubisengeye. Numara gukora ngo ibyo bintu bitatu, ngo amahoro arenze rwose y'umuntu yakwibwira, ngo azarindira imitima yanyu ngo muri Kristo. Imana nigushyigikire, Imana niguha umugisha, Imana nikubashishe gusenga, Imana nikubashishe kubana nayo nibura isaha imwe. Haleluya. Iki gikombe Yesu yakinywereyeho ku bwawe nanjye. Yesu yababaye ku bwawe nanjye. Ndaguhenda kugira ngo umenye ko Yesu yababajwe ku bwawe, kubwo urukundo gukunda. Kandi kiza burya uzagukunda nawe uzajya umukunda. Bana maso na Yesu, usenge kugira ngo utajya mu moshya. Ahakurikiyeho intumwa zitasenze zitabaye maso, zitwaye nabi. Yesu baje kumufata, Petero yahise areyajisa nk'umuntu uri mu mubiri, abamuciye ugutwi, abarwanya intambara ya kimubiri kuko atabaye maso. Ariko nuba maso ugasenga, uzarwana iy'umwuka, utabaze Yesu akubi hafi. Iyo ugize ubwoba wowe utabazane, iyo ugize ibikunaniza wowe utabazane. Ariko tubonye ko Yesu yinginze Imana ubugira gatatu, maze abona gutabarwa, marayika araza amwongerera imbaraga. Imana niguha imbaraga zo gusenga no kubana maso nayo kugira ngo utajya mu moshya. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu.